wifuza imodoka kuko uyizi, ukifuza kugenda mu ndege kuko uzi ko bishoboka, ariko noneho mbere y'uko indege ibaho Imana iba yaragambiriye ko uzayigendamo itarabaho. kuko indege yarandemewe nge sinaremewe indege. Akisante hari ibintu utaramenya ariko Imana yamenye kera. Niyo mpamvu uzumva ko nta munyembaraga ubaho neza. Umunyembaraga ruhira umunyabwenge, sibyo? Kuko umunyabwenge ntavunika, akoresha ubwenge, akoresha imbaraga zawe inshuti yanjye. Hari n'uwarashimwa fata imbwa pakubita uti ndayihamije ari isasu. Juste abameze nk'uwo muntu wavuye mu itorero runaka agasigara ajya kurwanya umuntu ngo ari gutuka itorero kuko yashinze irindi, uba umeze nk'umuntu wafashe inyundo uri kurwana n'igicucu cyawe. N'uyu munsi usanga umuntu ari kuvuga ngo nasize kandi yaje amaze guhomba, ariko akakubwira ati njyewe mfite PhD muri ntuze runaka runaka runaka, uti namanitse amadiplome kandi nuko atarabona akazi. Abandi rero basize ibibanyagisha umugisha ku Mana, ntabwo basize umugisha uturuka ku Mana, kuko gukorera Imana ntibisaba gusiga iduka, wanayikorera urifite. Iyerekwa ry'umuntu ritanga ibintu bibiri, rizana umuvumo n'umugisha, kuko umuntu uhinyura iyerekwa ry'umunyamugisha aravumwa. Noneho n'umuntu ushyigikira iyerekwa ry'umunyamugisha ahabwa umugisha. Ubundi iyo utazi umuhamagaro wawe cyangwa utaramenya uburyo wa finance umuhamagaro w'abandi, kurikira abahamagawe. Niba nta yerekwa ugira, jya mu yerekwa, kurikira abafite iyerekwa, kuko nicyo umuhanuzi amaze mu isi. Nuko kiriya gihe cyari igihe cy'ubukonje cy'imbeho, Elisa ajya guhinga abandi baryamye. Burya Imana ihamagara abahari, ntabwo ishobora kuguhamagara utumvisha ijwi ryayo, kuko intumbero y'umuntu utagira Kristo abava aho Yesu ari ajya aho atari. Ni ukuva i Yerusalemu ugiye Yeriko. Ni na gake cyane ushobora kubona umuntu mufatanya urugendo mu muhamagaro, biragorana, kuko iguhamagara badahari ikagukoresha bahari. Rero iri kugukoresha bahari baba bahinyura ibyo wumvise badahari. Niyo mpamvu burya umuhamagaro urwanya intambara. Niba bari guhinyura ibyo wumvise badahari, bashobora no kuyobora mu cyerekezo barimo. Na rwa ruhinja rwavutse bakaruta mu ikarito, bakarujugunya bakarutoragura mu ikarito, burya ruba rwavukanye umugisha nubwo rutangira intambara rukivuka. Niyo mpamvu abantu bashyigikira abakozi b'Imana bagira umugisha, baba babibye muri viziyo. Hari igihe ushobora kubura umugisha ariko ibiganza byawe bigahesha abandi umugisha. Ni igisobanuro cy'uko umuntu ashobora kurwanira igihugu. Abasivili bakamutwarana imodokari kandi we nta modoka agira, ariko se niba uhembwa 200,000 ufite abana mu muhamagaro, uri ku rwego rwo gukodesha inzu y'100,000. Abana barabivuga mukabaveba ngo ntibize, narize, sibyo? Ari amashuri y'umubiri ari nayo mwita ya Bibiliya, yose narayize kandi ku rugero rwiza, urumva? Ariko inyuguti ntiyobora umwuka, kuko ubumenyi ntibuyobora ubwenge. Anise kuki yahisemo kwiga kandi ari ufite umuhamagaro? Ijwi ry'umukanguzi. Yes, ndagushimiye ku kiganiro gifunguye ko bwenge Imana igumugisha kandi ugende ibihe byiza, ineza y'Imana igure mu buzima bwawe n'umucyo Imana ukurasire, umve ihumure. Mwibutse ko Imana igukunda cyane birenze uko yikunda, yakumenye cyane mbere uko wimenya, ikuze cyane mbere uko wiyizi, n'umugambi gufite ni mwiza. Yavuze ngo nzibyo nibwira nzabagirira ni byiza. Imana ijya yicara ubwayo ikagira ibintu yibwira ku buzima bwawe, ikakwibwiraho nawe kubanezeza leta z'ibyo kwibwira kwisanga mu by'Imana yagambiriye kera. Ndagukunda cyane, gushimiye kuri ijwi ry'umukanguzi, kandi ngushimira kwa kwese subscribe utarayikora, reba hasi gato handitse sabone cyangwa subscribe, ukore subscribe murangiza soba natwe mu biganiro bitandukanye. Nitwa Ndamukunda Patrick. Ikikurimo cyane kiruta ikikuriho, kandi ikikora si icyo uricyo, kubera yuko icyo ukora cyasharika icyo uricyo ntago gishira. Uri umwana w'Imana wimvunyishijwe. Nakira umukozi w'Imana ni Evangeliste Aniseti niyo mugabo, ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, mu muzi cyane no kuri ry'umukanguzi. Ni cano niyerekwa Imana yamuhaye, hagurutsa uno murimo mu myaka itambutse nk'ibiri, atangira avuga ubutumwa kandi acyavuga kuvuga ubutumwa, ndetse ajyana gahunda nziza yo kugira ubigo ki ashobora kugira abantu afasha mwuka yamuyoboye. Iyo ngiyo kandi mu imirimo y'Imana igenda imukoresha. Uraho neza Anise? Muraho neza. Ni amahoro. Nukuri turashima Imana. Hari umuvandimwe wavuze ngo nsarutse ko kuraba, icyo kiri mu gikimenya nacyo kigande se. Murakoze, baravuga ngo kare. Bivuze nuko kare sebo rumwe mu bantu bagira umugisha wo kumenya indimi nyinshi. Burya narwo ni rwo. Si rwose mwebare ntabwo mvuga izo mu ijuru, ndavuga indimi z'abantu. Murakoze cyane. Zimwe pa yavuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu ngo nizo mu ijuru, ariko nta rukundo, nabizo no muringa wirangira. Kumukanguza mumeze neza?
mbo ku mukanguzi tumeze neza ariko by'akarusho buriya twasubizwa n'abadukurikirana yego baduhe comment nishimiye kongera kumpa ikaze ku mukanguzi mbo natwe ni umugisha wacu kuri kubabona urabizi ko iyo turi kumwe aba ari imbaraga za Kristo zihuriye hamwe muri twe. Ni abana b'Imana bahuye. Yego. Ari umuntu muhura imitima ikaganira. Icyo akubwira ko umuntu hari icyo Imana igambiriye kuri hari icyo umugisha Imana afite muri we cyangwa ari Imana bahuje kubw'umugambi. Nuko umutima we n'uwawe ari ukuntu byuzuzanya ukumva ni visi bonye bro bihuye bikuzuzanya. Kandi burya baravuze ngo iyo abantu bari hamwe imitima iganira kuruta amagambo bavuze. Yes. Reka umunsi tuza kuganira ku bintu bitandukanye kenshi yo najanga kugira ngo tubane ku mukanguzi na cyane waje no kumubwiriza nicaho natwe tubaho nadukunda kuganira ku ngingo zitandukanye ariko gatoya nguce mu ijambo hari iyitwa umubwiriza TV gusa niyo tuba tuvuze yego hari n'umubwiriza TV Rwanda twebwe tuba turi ku mubwiriza TV gusa yego bayigeho n'abakwesa buswebo ntacyo bitwaye tuze tubana mu biganiro bitandukanye niteza ko bazunguka byinshi turaganira n'ubundi nkuko bisanzwe tuba turi hano ndakubivuga kenshi magarariye abantu badukurikira kuri uyu mukanguzi kugira ngo bagire ibyo bakubaza benshi ntabwo bashobora guhura na mwanya wo kwenda wo kubaza bashobora kugira cyane nubwo bajyandika comment na nimero za zero kuri WhatsApp kuri kiganiro handitseho nimero za bashobora kubona ko wakwandika ariko igihe umwanya ukubana mu cyose ntabwo mushobora ku uyu munsi mbamari kugira ngo nyiri ibyo mubaza mu byo ukunda kwigisha mu byo ukunda kuvuga cyangwa bigendanye n'iyobokamana muri rusange kugira ngo abantu bunguke kandi uko kumenya Imana Bibiliya ntago yigwa ntago isomwa irigwa twarivuze ubwo duheruka n'iby'Imana kandi nta muntu wigishwa Bibiliya ahubwo umuntu yiga nta muntu wigisha Bibiliya ahubwo umuntu yigishwa na Bibiliya yego reka waza kino kintu rero dutangirira aha ngaha ariko tubanza dusenge n'Imana nitumara gusenga turatangira twibaza iki kibazo kigendanye n'umuhamagaro abantu benshi hari terem iri hano havuga ngo narahamagawe nge narahamagawe ndaza kuba tuganira ku muhamagaro ariko tuze kubaza n'ibibazo byinshi kuri we ariko tuze kwinjira n'ahandi narahamagawe ya none isigaye ikoreshwa na uzi icyo ndi cyo yahashize ukibaza rero ugasanga n'ikibazo umuntu ababwira arahamagawe ukibaza ariko ubuzima bwe mugasanga reka dusengemerera dusenge twinjira iki kintu turaganira badukurikiye turaganira ku bibazo bitandukanye turaganira ku ngingo turava ku muhamagaro tujye no ku kindi ariko no kugira ngo dukore byinshi kandi mu gihe gito kandi dukurikiye byakugirira umumaro wunguke mu mwanya mutoya uba ufite yego hano abanyemerera ugasenga amara gusenga tukaganira Imana y'amahoro Imana y'urukundo Imana y'ineza ndetse Imana y'ibyiringiro turagushimiye tugushimiye ko waduhamagariye muri Kristo Yesu tukwitabye uratuzura utuzuye utugira baraganwa na Kristo iryo sezerano rikomeresha amaraso yawe none ibyo biduteye ibyiringiro byo kwitwa abana b'Imana turi mu isi turagusabye kugira ngo umucyo wawe muri twebwe ukomeze wake imvugo y'Imana yumvikanire muri twebwe kugira ngo amatwi y'abatwumva ashyire ubwenge kandi ubwenge buganire n'ubugingo bwongere buzuke bwitabe Kristo dusengeye umuntu urwaye twumva ngo akire ndetse n'umuzima uhari Imana imurindira ubuzima mu izina rya Yesu dusenze ku bwawe kandi tugushima ko wongeye kuduha akanya k'umugisha ko kugira ngo turangurure ni ku bwa Kristo none n'iteka ryose dusenze twizeye amen ya urakoze cyane iyo umuntu avuze umuhamagaro ati narahamagawe abavuze iki ubwo turakoramo ibibazo bibiri cyangwa bitatu za kuza kudufasha turibaza cyambere ngo umuhamagaro ni iki d'abord umuhamagaro gukuramo kibango ninde uhamagarwa umuhamagaro reka tusome urwandiko Paulo yandikiye Abefeso Abefeso kangahe uretse gatoya mpabone Bibiliya iravuga ngo twahamagawe umuhamagaro umwe n'ikiringiro kimwe umubatizo umwe kwizera kumwe ibyiringiro bimwe yego na Abefeso sinibutse neza ntabwo nibutse neza turaba tuhareba tuze no kuhasoma tuhashaka ariko kandi Imana yahamagaye Aburahamu nicyo ushaka kuvuga hamagara bari muhamagariye iki wenda uri kumagara Aburahamu ukahuza na Abefeso 4 duhere ku murongo wa 4 ku murongo haravuze ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe nk'uko mwahamagariwe ikiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu hariho umwami umwe yego no kwizera kumwe n'umubatizo umwe yego nuko ku murongo wa 5 havuze hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe hariho Imana imwe
ariyo data wa twese idusumba twese iri hagati uri yacu hagati yacu twese Kandi kandi iturimo twese ariko karindwi. umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri nicyo gituma ivuga iti imaze kuzamuka mu ijuru ijyana iminyago myinshi iha abantu impano reka twitse aho ngaho ubusanzwe umuhamagaro umwe twawuhamagariwe muri Kristo Yesu nitujya kureba umuhamagaro wa Aburahamu wari uwo kwimuka mu gihugu ugatura mu kindi ariko ntabwo wari uwo guhindura isi ariko twebwe umuhamagaro twahamagawe ni uwo guhindura isi deja umuhamagaro twahamagawe ni umuhamagaro Imana yaduhamagariye mu gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu noneho iyo twemeye Yesu nk'umwami n'umukiza tuba twemeye umuhamagaro kuko uko guhamagarwa ni ijwi ryazanye na akisiyo n'igikorwa igikorwa cyatuzuye deja ni umuhamagaro ko twahamagariwe hehe aho twari turi Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye kandi nibyo tuzize ibyaha n'ibicumuro urwo rupfu twari duhamagariwemo Imana iduhamagaza ubuzima bwa Kristo ngo twitabe mu yandi magambo umuhamagaro twahamagawe ni uw'agakiza noneho tumaze guhamagarirwa mu gakiza duhabwa impano zitandukanye zo kugirira itorero rya Kristo cyangwa se abahamagawe kubagirira umumaro mu buryo bumwe ndetse n'ubundi aribwo twita kuririmba guhanura kubwiriza no kugira gute ni uburyo tubera abantu umumaro muri wa muhamagaro twitabye kuko umuntu utari muri Kristo Yesu ntekereza ko iyo mirimo n'izo mpano niyo yazigira ntacyo zaba zimaze kwiduhamagara yego tubihuza n'ibyo twaganira ubushize twavuze ko tuzanakomerezaho twe turimo twibaza kuri Bibiliya icyo yigisha tuvuga kuri Bibiliya tuvuga byinshi kuri mu kiganiro cyabanje baje kukireba kirahari abadukurikiye ariko mbihuze ntitwahanze birivuga ikintu kimwe ivuga Kristo warabisobanuye duhere kuri iki ngiki iyo uvuze Aburahamu yahamagariye kuva mu gihugu ajya ahandi ajya mu kindi ariko umuhamagaro wa Aburahamu urahuza gute n'umuhamagaro natwe duhamagarwa nta hantu bihuriye cyangwa ntacyo bishushanya bifite icyo bishushanya ko umuhamagaro wa Aburahamu wari uwo gusiga agasanga natwe wacu n'uwo gusiga tugasanga ko Bibiliya iravuga ngo wasize byose cyangwa basize ibyabo no kunkurikira nzabakubira ibiruta inshuro 100 aba bantu bagiye bamenyira ijambo ntabwo ndi kubakubira ibihari ni ugukuba ibiruta ko hari abantu bagira ngo Imana izadukubira ikurikije ibyo twasize cyangwa ibyo dufite twaba duhombye rwose ko ntacyo twari dufite deja ubwo ninjye wivuze ariko kandi uwo muhamagaro wo gusiga akitirirwa waduteye natwe gusiga ibyo twabagamo na gakondo yacu ya kera itaritirirwaga Imana tukitirirwa Kristo Yesu kubw'amaraso ya Kristo yego kandi ikindi twibutsa abantu ko isezerano rya kera ni isezerano rishya rihishwa ariko isezerano rishya ni isezerano rya kera rihishuwe iyo tuvuze rero ubwo bivuze ko irya kera ryari ribitsemo irishya noneho irya kera ni igicucu kibiriho none umuhamagaro wa Aburahamu washushanyaga uwacu kuko Aburahamu yagiye kubyara kubwo kwizera abyara Isaka ariko twebwe kubwo kwizera ntabwo umwana wanjye mbyara abyarwa kubwo kwizera avuka kubw'umubiri ahubwo kubwo kwizera ni abazabyarwa na za nyungu z'umuhamagaro Imana yaduhamagayemo aribo tubwiriza ubutumwa bwiza mu gihe abana b'umugisha ba Aburahamu yabahawe ari abazabyara imiryango 12 sibyo n'abandi n'andi mahanga ariko twebwe kubwo kwizera duhinduka ingingo zigirirana muri Kristo Yesu hanyuma tukabyara abantu tubabyarishije ubutumwa bwiza yego turifashije cyane cyane uko twabigarutseho kugira ngo tuze guhuza nuko uyu munsi abantu bavuga ngo barahamagawe turebe icyo bavuga nicyo Bibiliya ivuga kuko ari igihe umuntu avugisha Bibiliya kitavuga bitewe n'icyo ashaka kuvuga we kandi akagidefansa akagishakira imirongo ishyigikira ariko mu by'ukuri icyo avuga atacyo Bibiliya ivuga Imana ihamagara Elisa igahamagana Eliya yabanje guhamagara Eliya abana n'Imana ariko Elisa aza gukurikira Eliya amaze kumuhamagara ibyo urabizi ndagira ngo tuhuze icyo kintu cya Eliya na Elisa tuze tugishakire muri Kristo tuze kureba icyo uyu munsi icyo bavuga kuko Imana ihamagaye Elisa yarasize ihamagaye Eliya arasiga Aburahamu arasiga twe dusiga iki muri Kristo y'Imana iduhamagaye ntekereza ko ari ugusiga imigenzo n'imihango noneho niba navuga ngo n'imiterere mibi ya kamere y'umuntu reka tubyite gutyo n'imiterere mibi ya kamere y'umuntu kandi gusiga
iyo umuntu yakiriye agakiza ntabwo aba asize icyo cyonyine n'imiterere yacu reka twemerane ko nayo isigara kuko duhamagarwa mu buryo bw'amarangamutima mu buryo bw'amarangamutima no mu ngiro no mu ngiro kuko umuntu yaba yagiraga amarangamutima mabi ariko ntagire imirimo mibi aba yiyangiza ubwe ariko imirimo mibi yangiza n'abandi rero hari abantu bahamagawe bononaga abandi noneho gusiga izo ngeso gusiga iryo ruba ni ukugambirira kw'irari ry'ibibi inaringe niyo fresh niyo kamere n'ubundi uwo nariwe mbere y'uko mpindurwa cyatumye Pawulo avuga ngo ni inaringe nicyo yari cyo none uwo mwanya ntabwo yayikoresha nk'inaringe kuko inari nicyo yari cyo none ariko uwo mwanya ntabwo ari cyo hari icyo yamaze kuba cyo yaracuzwe arahindurwa noneho amaze guhindurwa asiga intumbero zose yari afite kuko intumbero y'umuntu utagira Kristo aba ava aho Yesu ari ajya aho atari ni ukuva i Yerusalemu ugiye Yeriko ku bantu basomye iyo nkuru ni ukuva i Yerusalemu ugiye Yeriko ubwabyo ni ikosa rikomeye ni ikosa rikomeye cyane kandi noneho agiye ngo gushaka icumbi ry'abagenzi tekereza gushaka Yeriko kandi mwibuke ko Yeriko n'Imana ihisha abatasi burya ntiyabonye icumbi yabajyanye mu nzu ya maraya niyo hari ibyumba bihari ko Yeriko nyine ni ibyumba bya maraya bihisha abantu rero ariko kandi Yerusalemu hari inzu z'abatambyi n'abami n'abatware ukamanuka rero uvuye Yerusalemu ugiye Yeriko deja ni ugucurama ni ukuva mu ijuru ni ugukora urugendo nk'urwa Satani ni ukuva mu bwere ukava mu busonga ukava mu bwami umanuka ujya ikuzimu ucirwaho iteka rero dusiga ibyo bidutwara tugasiganwa tujya gusingira icyo Kristo adufatiye aribwo bugingo buhoraho kandi Kristo adufatiye amakamba iyo tumaze kwizera Kristo tuba twambitswe ubuzima bwo muri Kristo Yesu noneho tugasiganwa tunesha ibirwanya bwa buzima dusingira icyo Kristo adufatiye yego ubwo byumvikane ko umuhamagaro wa Elisa umuhamagaro wa Abrahamu umuhamagaro w'abahamagaye bose mu gihe cya kera hari aho biza bigahura n'umuhamagaro wacu muri Kristo Imana duhamagariye kuba muri Kristo umuhamagaro wa Eliya n'uwacu birahura Yakobo niwe wabyanditse aravuga ngo na Eliya yari umuntu umeze nkatwe iri jambo tuvuga ngo yari umuntu umeze nkatwe maze iminsi nditekerezaho ni nkatwe bande nkatwe bameze bate kugira ngo twisanishe na Eliya wamanuye umuriro urinde mu ihe dimansiyo urinde mu zihe mbaraga mu buhe buryo bwo gukorana n'Imana kugira ngo tuvuge ngo yari umuntu umeze nkatwe umeze nkawe muri beti umeze nkawe mu masengesho y'iminsi ngahe ko Eliya yajyaga apfukama iminsi 30 igashira ataravuga ngo amen apfukamye gusa ari gusenga urumva ni nkatwe rero ko dusenga yingahe uwabivuze ni Yakobo we yari ameze nkandi Yakobo nawe yari umunyamasengesho muribuka ko ari mwene se wa Yesu abyarwa na Yosefu umugabo wa Mariya akavukana na Yuda ni abantu bizeye Kristo kubw'imbuto yabereye Yosefu amaze gupfa burya ntibizeye Kristo atangiye kubwiriza ahubwo bahinduwe n'imirimo ya Kristo mbere y'ubutumwa bwa Kristo noneho hagiye kubwiriza baravuga ngo tuzajyana rero barandika ngo yari umuntu umeze nkatwe nuko bihaye Imana barasiga n'uyu munsi usanga umuntu ari kuvuga ngo nasize kandi yaje amaze guhomba yaje yarahombye igihombo kimutera kuza kuko nta kintu akora nta kintu kimwe okipaje gushaka okipasiyo mu masengesho ariko akakubwira ati njyewe mfite PhD muri ntuze runaka uti namanitse amadiplome kandi nuko atarabona akazi rero yarangiza akavuga ngo yarasize abandi rero basize ibibanyagisha umugisha ku Mana ntabwo basize umugisha uturuka ku Mana kuko gukorera Imana ntibisaba gusiga iduka wanayikorera urifite wanayikorera urifite rero Eliya na Elisa harimo ikintu cyanyigishije cyane gikomeye hagati y'umuhamagaro wa Eliya na Elisa ni ijwi ryavuganiye na Elisa mu mwitero Eliya atigeze yumva kandi umwitero ari uwa Elisa ari uwa Eliya ijwi ryatumye Elisa amubwira ngo reka ajye kubaga ibimaza arambwira ati hari ikindi nkubwiye ntacyo yaramubwiye ko we ntacyo yari yumvishe natwe umusaraba ntiwavuze ariko hari ijwi twumvishe riturutse mu musaraba
umurambo wa Kristo ntiwavugaga ariko hari ijwi ry'umuzuko waturutse mu murambo wa Kristo. Hari ijwi twumvishe rero rituma dusiga icyo twabeshyaga ngo ni ubuzima twari dufite, dusingira ubuzima twari duhawe kuko Kristo yatakaje kugira ngo bumere. Uribuka wa mwene data wanditse indirimbo ivuga ngo mu rupfu rwa Kristo niho havuyemo umurama w'agakiza. Yego. Rero umuhamagaro wa Elisa na Eliya, Elisa yakoze agashya gakomeye, aragenda baga ibimasa bisobanuye ngo sinzasubira guhinga. Ari 60 irimo ibimasa kandi nta kimasa gihinga ari kimwe, ni bibiri ubwo byari 12 mu murima. Kandi ikintu gitangaje kindi cy'umuhamagaro wa Elisa na Eliya nuko kiriya gihe cyari igihe cy'ubukonje cy'imbeho. Elisa ajya guhinga abandi baryamye. Burya Imana ihamagara abahari, ntabwo ishobora kuguhamagara utumvisha ijwi ryayo. Kugira ngo rero wumve ijwi ry'Imana nuko uhura n'aya magambo tuba tubwiriza ukagira ishyaka muri wowe. Iyo umuntu ahamagawe ni byiza ko ajya kubaza abamutanze umuhamagara, kubabaza ko Imana imuhamagaye. Tubona ko Samuel Imana imuhamagara yakunze kujya kubaza Eli ariko byamubereye impanuka. Byamubereye impanuka. Ise yaba ari amakosa akunda gukorwa cyangwa niko byagombye gukorwa? Mbo uyu mwanya sinshobora kukubwira ngo ni amakosa cyangwa ngo nshime ibyakozwe. Nuko impamvu nta ruhande na rumwe ndiho rwo kubazwa cyangwa guceceka, nuko ari gake ushobora kubona umuntu w'umumaro uyobora umuhamagaro wawe, uguha icyerekezo mu muhamagaro wawe. Ni na gake cyane ushobora kubona umuntu mufatanya urugendo mu muhamagaro, biragorana. Kuko iguhamagara badahari ikagukoresha bahari. Rero iri kugukoresha bahari baba bahinyura ibyo wumvise badahari. Niyo mpamvu buryo umuhamagaro urwanya intambara. Niba bari guhinyura ibyo wumvise badahari, bashobora no kuyobora mu cyerekezo barimo. Nta muntu ukuyobora iyo atajya, nta n'ukuyobora hataragera. Kuko umuntu wese akuyobora mu byo azi. Kandi umuhamagaro w'umuntu uruta inzozi z'abandi. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kuyoboza ufite inzozi z'aho ajya, ugasanga Imana yakurengeje inzozi ze, akakuyobora ahangana n'aho ugomba n'aho ize zigarukira. Iyo nayo ubwayo ni agisida. Nayo ni agisida. Ariko mu muhamagaro umuntu ashobora kugira umuntu umurera. Nkunda kubivuga ku ijwi ry'umukanguzi, barabizi, uba Doros, ntabwo uba umugaragu, uba imbata munsi y'ukuboko kukuyoboye, ariko atari we wemera. Umwemerera mu Imana. Iyo umwemerera mu Imana, igihe cy'ihishurirwa ry'Imana irakwagura. Kuki nsabwa kumwemerera mu Imana? Impamvu umwemerera mu Imana nuko yizera iyo wizera. Kandi nawe iyo wizera akaba ariyo yizera. Ariko si we mu by'ukuri turi buze kwemera. Nuko tugaruka muri bwa bumuntu tukemera ingeso n'imbuto z'umuntu, cyangwa tugahakana ingeso n'imbuto z'umuntu. Ariko mu by'ukuri ari we tugiye gushingiraho. Ndakubwiza ukuri ko bishobora kutubana intambara. Kuko mu muhamagaro biragoranye uyu munsi kubona abantu badisayiporinga abantu, bakurera kugera ku gihagararo cy'agakiza ka Kristo. Biragoye. Tubona abantu batubwiriza, tukabona abantu batwigisha, tukabona abantu baduhanurira, tukabona abantu badusengera, ariko kubona abantu baturera biragoye. Yego. Biragoye kandi biranakomeye. Benshi bizana n'ubukene bukomeye bw'abantu nyine batarerwa ngo babashe kujya ku rwego rwiza. Ariko ndibuze kuza kwibaza nese, niba Imana imamagaye ikamamagara umuhamagaro runaka, ari nge ihaye iyerekwa, ihaye viziyo, ihaye ikintu ngomba gukora mu muhamagaro, icyo yandemeye kugira ngo nyikore, ninde nshobora kuza gusanga umusobanurire iyerekwa ryanjye babashe kuyigumva? Ntawe uhari. Aha rero n'undi mvuga ati se, kandi iyerekwa ry'umuntu gutaranyobora gutatazi iyerekwa ry'umuntu ritanga ibintu bibiri, rizana umuvumo n'umugisha. Kuko umuntu uhinyura iyerekwa ry'umunyamugisha aravuma. Noneho n'umuntu ushyigikira iyerekwa ry'umunyamugisha ahabwa umugisha. Ubundi niko isi bigenza. Abakire benshi, abahanga bo kureba impano, areba impano yarangiza agashora muri iyo mpano. Ashora muri iyo mpano. Reka dutanga urugero ku bintu bizwi. Umupira wenda, umupira w'amaguru urakoze. Areba nk'impano y'umwana akavuga ati uyu mwana wamushoramo yazunguka. Mu yandi magambo, we agiye guprofita ya mpano, ariko adakuye wa mwana mu mpano ye. Ikintu ukorera umunyamuhamagaro, umurekera mu muhamagaro. Wamara kumurekera mu muhamagaro we, ukaramira amaboko ye kugira ngo adafatwa n'ibindi. Wamara kuramira amaboko ye, ukagenda usiba utwobo turahakandagira. Uba uri mu ntego ye. Iyo utazi umuhamagaro wawe cyangwa utaramenya uburyo wafinansa umuhamagaro w'abandi, kurikira abahamagawe. Niba nta yerekwa ugira, jya mu iyerekwa, kurikira abafite iyerekwa, kuko nicyo umuhanuzi amaze mu isi. Ubundi umuhanuzi ntabwo ahanura ibiri kure yawe, akubwira ibyo utazi ariko byawe. Yego. Aguhumura amaso.
ntabwo ari cyo ndibuze kuvuga nabwo ashobora kubihanura ukaguma uhumye mu nyumva icyo nshaka kuvuga. Ubundi umwuka w'umuntu mu mana wakira amasezerano angana n'imigambi Imana imufiteho. Iyo umuhanuzi agiye kwerekwa, Imana imwinjiza mu kirere cy'umwuka wawe akakubwira ibiri mu migambi y'Imana ku mwuka wawe. Ndacyumva. Yakubwiye ku mwuka wawe, nyine ari muri dimensiyo y'umwuka w'Imana muri wowe, azana ibiri muri ya migambi y'Imana. Niyo mpamvu akubwira ku byawe. Ariko noneho hari n'icyitwa revolution, iyerekwa, ihishurirwa. Ihishurirwa ni ukumenya ibiri hirya y'umwuka wawe. Yego. Ninde bimenya? Ni umuhanuzi ninjye? Umuntu ashobora kwinjira ngo akabimbwira cyane njye ugomba kugihishurirwa kugira ngo mbimenye. Ibi bintu bijya bimvuna mu mutwe kuko sinzi ngo ninde nabibwira, ariko nzabivuga. Umuntu afite ikintu Imana yamuremeye. Yego. Buri muntu wese uriho afite ikintu Imana yamuremeye. Kandi burya Patiri, ikintu gitangaje, na rwa ruhinja rwavutse bakaruta mu ikarito bakarujugunya bakarutoragura mu ikarito, burya ruba rwavukanye umugisha nubwo rutangira intambara rukivuka. Umuntu agira umugisha niba ari ibintu Imana yakoze mbere y'uko turemwa, ni ukudutegurira umugisha tubamo. Ahubwo wa muntu akimara kubaho, Satani n'ikirere cy'imyuka n'ubupfumu buhita bufata wa mugisha wawe bukaworiyanta ahandi. Mwumva icyo nshaka kuvuga? Ikirere cyawe cy'umwuka gikurura imigisha ingana n'iyo wemera ko yakubaho, kigakurura imigisha ingana n'iyo wabonanye abandi. Savuka amakosa gushaka kwigana imigisha y'abandi kuko utazi uwo hawe. Uretse gato, impamvu gikurura imigisha ingana niyo wabonanye abandi, wifuza imodoka kuko uyizi, ukifuza kugenda mu ndege kuko uzi ko bishoboka. Ariko noneho mbere y'uko indege ibaho, aho niho navuze mu migambi ya kure y'umwuka wo muri wowe. Mbere y'uko indege ibaho, Imana iba yaragambiriye ko uzayigendamo itarabaho. Kuko indege yarandemewe, njye sinaremewe indege. Akisante. Hari ibintu utaramenya ariko Imana yamenye kera izakugirira. Birabanga dutoranyije muri we Imana itararema. Ibyo rero Imana yamenye kera izakugirira, wowe utaramenya ko bibaho. Umuntu ubimenya ni umuntu uri mu iyerekwa rye, uri mu muhamagaro. Uba wumva hari ikintu uri cyo kiruta icyo bakwita. Niyo mpamvu utishyira hejuru. Uba wumva waragezeyo kera. Aho ushaka kujya niho uri. Yes, aho ushaka kujya niho wicaye. Aho ushaka kwicara niho wicaye. Nta muntu murwanirira icyubahiro kuko uba wumva ugifite. Ibyo ushaka gutunga nibyo ufite. Icyo ni ikirere cyo mu ibanga ry'Imana. Yego. Gihabanye n'ikirere cyo mu ibanga ry'umwuka wo muri wowe. Rero umuntu ukurikira intego cyangwa wemera ihishurirwa ry'umuntu ugatera. Niyo mpamvu abantu bashyigikira abakozi b'Imana bagira umugisha, baba babibye muri viziyo. Yego. Hari ukuba muri viziyo no muri viziyoneri. Ufite iyerekwa. Ntubizi se ko haba abantu bashyigikira imishinga runaka, bashyigikira imishinga runaka yegenwe n'abakozi b'Imana, hakaba noneho n'abadashyigikira imishinga ahubwo bagashyigikira umukozi w'Imana. Yego. Rero hari ababiba mu iyerekwa, hakaba n'ababiba muri nyiri iyerekwa. Yego, reka ngwaze iki kibazo rero. Kuki ndimo ndibaza kuki hari umuntu ushobora kuza gufata umuhamagaro wanjye Imana imamagaye akifuza kuza kumfasha mu muhamagaro kandi adashaka kudevira umuhamagaro wanjye? Agashaka kudevira umuhamagaro, ashaka kunshikira mu muhamagaro, ariko akangisha ko nkora umuhamagaro. Nyine ashobora kuba atazi, akambwira ati nubikora ukunda gufasha. Ashobora kuba atazi imiyoborere y'impano z'umwuka, cyangwa se ashaka gukoresha impano zawe mu nyungu ze, guprofita. Kuguprofita mu nyungu ze. Ubundi n'iki isi ikora? Isi nta muhanga n'umwe igira. Mumbabarire nongere mbacarengeye. Hari abahanga bahari ariko barakwakira gute? Hari abahanga, abantu bavumbuye ibintu bikomeye. Kugira ngo amenye ko ari umuhanga nuko abanza kumva ibyo navuze. Noneho ntabwo umuhanga asobanura imvugo mbere y'uko isozwa. Umuhanga yisobanuzwa umwanzuro wayo. Umwanzuro w'iyo mvugo. Nicyo gisobanuro cy'umuhanga. Yego. Isi nta muhanga n'umwe igira, ahubwo igira umunyabwenge. Umuhanga afite urufatiro ku cyitwa ubumenyi. Yego. Kandi nta bumenyi bubaho hatariho ubwenge. Ubwo ubwenge bubyara ubumenyi. Buretse gatoya, icyitwa ubuhanga nicyo twita guhanga. Yego. Nta uhanga adafite ubumenyi. Ubumenyi wize nibwo ubyaza umusaruro
wa musaruro w'ubumenyi tukabwita hari abantu bahanze ibintu batarize tukawita tugiye mu histoire buturutse ku bwenge. Noneho iyo buturutse ku bwenge, bwa bwenge bwawe buri natural, hari natural, hari ubwenge buri naturel, yego karemano, ubwenge buri karemano. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nta muhanga ubaho, habaho umunyabwenge. yego no kuvuga ngo umuhanga ni ukuboko k'ubwenge. yego ubwenge budahari nta muhanga, nta muhanga uhari. Yeah. Isi ikikora ni iki rero? Abahanga bo mu isi bayobora ubwenge bwawe. ndacyumvisha. Noneho bakicara muri viziyo yawe bakaguhindura umukozi w'inzozi zawe, bo bikababyarira inyungu. wowe ugakomeza kuba wa wundi. Icyo nicyo bita kugura inyenyeri y'abandi. yego waba ufite umushinga bagahita bawutera inkunga, bakakubwira uti 70% ni ayacu. kuguramo imigabane, bakaguramo imigabane 70% ni ayacu, 30% ni ayawe. Bahise bacuruza igitekerezo cyawe n'imbaraga. Niyo mpamvu uzumva ko nta munyembaraga ubaho neza. Umunyembaraga ruhira umunyabwenge, sibyo? Kuko umunyabwenge ntavunika, akoresha ubwenge, akoresha imbaraga zawe, inshuti yanjye. ko bikaze. Ibyo ni mwiyobokamana biraza bigakorwa. Yewe data we, mwiyobokamana uza abantu twubakiye. Ego data wa twese uri mu ijuru. Uza abantu twabyukije baraguye. Uza abantu twaguriye amakote n'amamodokari n'amazu kubakika. Kwiki mwiyobokamana abantu benshi baba inyuma y'umuhamagaro w'abandi. Ugasanga umuntu ariho kugira ngo ashyigikire yerekwa ry'umushumba gusa, kandi nawe agira irye. Niyo mpamvu usanga hari abashumba bayobora viziyo y'abandi kuri bo. Ugasanga hisa akubwira uti ngende dadi wawe, Imana itari hamwe, ngenda hari Imana ntiyakumva. Utanyuze kuri nge ntabwo Imana ikumva. Utanyuze kuri nge Imana ntiyakumva. Agahita akubwira uti ngende Mosenyeri. Ntubazi ba Mosenyeri se? Imana yawe. Ndi Imana yawe, ndi dadi, ngende profete wawe. Nkunda aba bantu ukuntu baba biyemera, ngende bishop. Ndabikunda. Uza hano bishop bituruka kuri Episcopalus. Ikigiriki bihatse gusobanura. Ni ukuvuga deja ni umwepiskopi bagize, badiriwe, baragafashe barakadiriya, bakakuramo bishop. Ni forum n'ubundi y'idini yari bikoze icyo kugira ngo ishake indi titre, kugira ngo igire izindi titre ikandamiza. Burya ntiyabagaho. Noneho ariko aposo yari ihari, apotre yari ihari, ni intumwa ariko ifite izindi ntumwa runaka. N'umuntu ufite amaboko, reka mvuge ageze muri 12 wigeze wasiga. Reka tugarukira ariko ni mu bigo bwa teoloji cyangwa mu bigo bya Bibiliya. Ntabwo rega teoloji iyobora inzego runaka z'imiyoborere y'itorero. Reka da. Ubwo twaba tugiye mu kindi, leta niba n'inzego zishyirwaho nandi, niba tugendera ku nzego zashyizweho n'abantu runaka, dufite icyo birimo kuvuga, dushingiye ku kibuga ngo kujya mu zindi nushaka uzijyemo. Ubundi ku isi amadini ayoborwa muri kategori enye. Hari Catholic type church government, hari Congregation type church government, hari Presbyterian, hari na independent. Independent niyo step iyobora cyangwa iyoborwa n'umunyamuhamagaro. Yego. Izindi n'abantu runaka bitewe na level z'ubumenyi. Izo ngizo rero ntabwo tuzemera mu buryo bw'umuhamagaro. Noneho Catholic ni ikirangirire. Congregation ni umuntu ushyizweho n'abantu runaka kubw'amatora, kandi amatora akoresha amarangamutima. Ntabwo harimo umuhamagaro w'Imana, kandi Bibiliya iratubwira ngo Imana ntireba nk'abantu. Siko byabaye kuri Dawidi. Urakoze cyane. Izo zose rero za teoloji, nge nta rwego na rumwe rwa teoloji nemera rushobora kuyobora itorero. Ahubwo nemera ko teoloji yaha abayobozi b'amatorero ubumenyi butuma bakora. Ubwo se kuyobora byashingira ku muhamagaro cyangwa byashingira ku mashuri cyangwa ku itorero bafite? Kuyobora bishingira ku muhamagaro. Inyuguti ntiyobora umunyamwuka. Icyo cyo muzakibagirwa. Ni gute umunyamuhamagaro ashobora kuyobora ufite inyuguti? Baruzuzanya gute? None se ari umwuka n'inyuguti cyabayeho mbere n'iki? Urabwirwa n'iki se ko umuhamagaro koko afite umuhamagaro adafite inyuguti? Abanyamuhamagaro baragaragara, nshuti yanjye. Umunyenyuguti yica umunyamuhamagaro, ariko umunyamuhamagaro birashoboka kumurera akabana n'umunyenyuguti. Kuko Kristo yabanye n'abafarisayo.
daniyeli yabaye i babuloni sibyo ibyo mbabwira byose ndabigwije reka nanjye nirate nka pawulo ari inyuguti n'umwuka ndabigira sibyo ntimuze kumbure iminga b'abana barabivuga mukabaveba ngo ntibize narize sibyo ari amashuri y'umubiri ari nayo mwita ya bibiliya yose narayize kandi ku rugero rwiza urumva ariko inyuguti ntiyobora umwuka kuko ubumenyi ntibuyobora ubwenge anise kuki wahisemo kwiga kandi ari ufite umuhamagaro kwari ukugira ngo mbone uko nzanyura mu bafarisayo bo mu idini kuko izo nyandiko nazo ni ibyemezo byemeza bicaye aho babagenzuza so tugaruke ku iki kintu kubera iki kwemeranya kw'abanyamihamagaro kwemerana guhuza ubumwe bw'abanyamuhamagaro kuki umuhamagaro umwe urwanya undi kandi dukorera umugabo buturuka ku madini bahamagariwemo kuko uyu munsi kimwe mu bintu abantu bayobeyeho ni uko Imana iguhamagara ugahita ufata inkingi ya mbere y'aho uhamagariwe ukayigira intego y'ubutumwa yego nicyo cyonyine gihita gituma turwana deja ni umugambi wa satani ariko mu myumvire y'imihango y'idini wahamagariwemo kuko iyo uhamagawe uri umwadeperi uri umupantekote uhita ubona umuzayo niko atahamagawe umuzayo akabona umwadeperi nk'injiji umudivantiste agahita abona umukatolike nka iliminati nizo nyigisho twigirira noneho twamara kurebana gutyo tugahita tureba mu Yehova nk'umuntu uzasigara twagiye umusiramu akatubwira uti ninjye dini y'ukuri baho sibyo uti musenga imana nyinshi musenga imana nyinshi abandi timwebwe ni ku cyumweru twe turuhuka ku isabato ni ukuri ibyo nta nkingi n'imwe iri mu muhamagaro ahubwo ni imyemerere wakuriyemo bite warahamagawe ariko uhitamo aho uba muri wa muhamagaro rero imyemerere na doctrine z'aho wahamagariwe zihita zikugora zikaba inkota ugasanga zihindutse agakiza ziba inkota zo kwica abo Imana yaguhaye kuramira ubundi umuhamagara ikintu cya mbere kiwubangamira ni imigenzo n'amahame y'amadini nicyo kibangamira umuhamagaro kuko Bibiliya iravuga ngo nkiza inzugi zifunguye imbere yanyu ariko umuhamagaro wa bamwe ratubwira ngo hariya ntimuzajyeyo igihe ugiyeho icyo gihe ubaye rero umuntu utumvira abakuyobora kandi bwahinduka icyaha hano usanga bavuga ngo ngo hari abantu bigumuye ngo hari abantu batumvira baze kubitandukanya kutuyobora no kudutegeka iyo badutegeka twicwa n'amategeko yabo iyo batuyobora turamirwa n'umwuka kuko burya umuyobozi n'umutegetsi baratandukanye umuntu ukuyobora mugendana mu itegeko n'igihe habaho tolerance mu gihe itegeko ridatorera ariko ubuyobozi buratorera sibyo umuyobozi ni umuntu hejuru y'itegeko ni umuntu ushobora kuriviyora kubw'impamvu runaka kuko umuhamagaro barabizi neza ko umuhamagaro duhamagarwa ukurisha amasaka ku isabato umuhamagaro duhamagarwa ukwikoreza uburiri abandi bari mu isinagogi umuhamagaro duhamagarwa ugusohoresha ibiturisho mu rusengero rwabaye iguriro kandi bashaka ifeza uhumura impumyi ku munsi umuhamagaro duhamagarwa uhumura impumyi ku munsi w'isabato kandi uwo muhamagaro usiga ibyondo mu maso y'umuntu utabona ni uwo muhamagaro kandi itegeko ntiribyemera rero nibemera kudutegeka bazatwicisha amategeko ariko nibemera kutuyobora bazarebera muri viziyo y'umwuka kenshi urebye ku bantu bakubwira ko bafite umuhamagaro Imana bahamagaye reka mvuge iby'aka kanya tuva mu mateka menshi ya Bibiliya umuntu wese ugiye gufungura itorero ugiye gufungura minisiteri y'ivugabutumwa ugiye umuhamagaro runaka avuga ati Imana yaramamagaye akabyitirira akavuga ngo ni Imana havamo ijambo ry'Imana avamo ariko agasenya aho avuye agasenya aho yari ari cyangwa ugasanga ibyo avuga birasenya iby'abandi cyo bagarukagaho ese ubundi vision ya church ni iyihe vision y'itorero ubundi ni iyihe mu by'ukuri ko dufite Bibiliya imwe y'itorero rya Kristo tuvuga tusoma Bibiliya imwe ivuga ikintu kimwe kuki tugira byinshi kandi ugasanga ntago abantu buzuzanya uracyari inyuma ya kimwe nagusubije daboro ni imigenzo n'imihango kuko nabyo bigira virisi muri twebwe viziyo y'itorero ni ugutunganya umugeni wa Kristo nicyo cyonyine viziyo y'itorero ni ukweza umugeni wa Kristo hanyuma iyo umugeni amaze kwambara umukora mujyana icyo nicyo gihari hanyuma iby'intambara zindi turwanira mu mihamagaro ni ya myizerere iza kurwana ni za doctrine zirwana kuko itorero abantu barifata nk'umushumba ariko itorero si umushumba itorero nyaryo iyo umushumba apfuye ribaho itorero nyaryo iyo umushumba afunzwe rirakomeza rero nimurifata nk'umushumba tuzarwana nawe kuko tutumvikanye igihe twari turiyo mubanze mumenye ko itorero riruta umushumba riruta umupasitori riruta umudiyakoni riruta uwo ari we wese itorero riramuruta rero kuba utumvikanye n'uwo muntu si itorero mwagiranye ikibazo wijya kurirwanya rero urituka mu gihe wagiye
kuko itorero nta kibazo mugirana ahubwo wagiranye ikibazo n'umuntu uribamo ntabwo ari ryo rero rekeraho wowe uri kwishyira mu ntambara z'ikitariho ni igihe hari igihe Local Defense zajyagaho kandi bari bakoze training bakoze ikosi Local Defense zakoze ikosi ityaye barisoza hari uwigeze arangiza magazine ariko urasa amafi muri Muhazi yavuye ku ikosi hari n'uwarashimbwa fata imbwa pakubita uti ndayihamije ari isasu jisite aba ameze nk'uwo muntu wavuye mu itorero runaka agasigara ajya kurwanya umuntu ngo ari gutuka itorero kuko yashinze irindi uba umeze nk'umuntu wafashe inyundo uri kurwana n'igicucu cyawe ntushobora gutsinda kuko igicucu cyawe gihoraho gipfa ari uko nyiracyo apfuye ufata isazi ukora kubitisha inyundo isazi irapfa ikuriho isazi irapfa ndavuga ikuriho urumva rero gufata igicucu cyawe ukajya kukica gipfa ari uko upfuye iyo myumvire n'uwo muntu mugirana ikibazo azakurwaho n'uko utagihari naho kuba hararahari rero igihari mu muhamagaro ni ukumenya ngo daboro icyitwa intambara mu muhamagaro uzumva abantu bagira ubuhamya rimwe na rimwe hari abantu bajya bambwira ngo tanga ubuhamya ariko nkumva ndi kubarushya mu mutwe nkumva ndi no kubashuka nkanjye nkumva ndi kubashuka kubera iki ari ukubashuka Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu gihugu cya so usiga inzu ya so n'umuryango wa so ujye mu gihugu nzakwereka Aburahamu iyo agenda yagera i Kanani akicara akarira ngo iwacu baranyanze yari kuba baye inkunguzi kandi ari we Imana yabwiye ngo vayo we wasize abantu none uri kujya kubwira abantu ngo baranyanze ubu ngeho mbabwire ngo umuryango waranyanze maze gukizwa namaze gusobanukirwa ko atari bo banyanze ahubwo narabasize kubera iki mushaka ko abo mwasize baza kubana namwe mu muhamagaro batarahamagara ko aricyo cyagoye Loti cyamugoye ni ugufata inka z'umuntu uhamagawe akazivanga n'uzitarahamagawe abashumba bararwanye kubera iki se batarwana bari mu ntego ya bashebuja Aburahamu aramuga ngo hitamo agiye Aburahamu aragenda na Loti aragenda kandi Loti yumvishe nta cyahombye Aburahamu agiye na Aburahamu yumvishe nta cyahombye ahubwo Loti yamenye ko ahombye umunsi Sodomu ni Gomora harimbukaga akavuga ngo iyo mba ndi kumwe na Aburahamu aha haba harimbutse ndahari urumva yirukanka umugore abaye inkingi y'umunyu aravuze ati ndahombye ni inyungu zo ni igihombo cy'amakosa yakoze rero n'uyu munsi ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana niba wumva uhamagawe umuhamagaro wo gukora ibintu bizima wisigara urwana n'ubupfu bw'abakwishe cyangwa se bw'abapfuye niba uzi ko bapfuye uravuga umupfu ngo bigende bite niba uzi ko mutemerana uravuga ngo ntibakwemera bigende bite we tubwira ibyo wemera muri Kristo Yesu tubwira ibyo wemera mwiguhamagaye naho niba ufite intambara mu muhamagaro nyisobanura cy'uko wahamagawe nyine kuko umuntu wese wahamagawe arageragezwa ninde tugomba kugendera mu muhamagaro namubwirwa n'iki ninde tugomba kugendana mu muhamagaro ninde namubwirwa n'iki ninde nagomba niba hari umuntu ukwiriye kwizera mu muhamagaro ni wowe niba hari umuntu mukuriye kugendana nawe mu muhamagaro ni wowe noneho nugendana nawe ntuzisiga niwiyizera ntuzitenguha kandi ubwawe nukorana nawe mu muhamagaro ntuzibabaza uzakora ibyo ugomba gukora kuko abantu bo mu muhamagaro none se uzabwirwa n'iki ko mwahamagawe umuhamagaro umwe ahubwo ushobora abantu bashobora kubaho mu muhamagaro bakaba bafite impano runaka ahubwo wahamagawe muri ya viziyo urimo ukarera impano z'abandi ukoriyanta impano ukazishyira ku murongo noneho ahubwo muri iyi nzira icyo wakomeje kwita umuhamagaro reka turebe ahamagawe uwuhe muhamagaro ni uwa gishumba niba ari uwa gishumba uzashumba abantu gute nta muntu n'umwe udashumba kuko umushumba aragira n'iyavunitse akahirira n'itabonye uburyo igera mu rwuri kandi igihe sivunika umushumba akayirukana ahubwo icyo gihe umuhamagaro wawe uri kuwica kandi urwuri rwawe uri kurukenesha noneho niba warahamagawe umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa uzabwiriza ababishaka n'abatabishaka niba warahamagawe umuhamagaro wo kwigisha ugomba kuba redi ko kwigisha bitera impaka mu mitima y'abigishije ukitegura ko impaka zizaguha ibitekerezo by'uko bagufashe wowe ubwawe ugomba kuba witeguye guhura n'ibyo bintu byose mu muhamagaro niba haramagariwe kurera uzitega n'abakunyaraho uzitega abakwanduza uzitega abagusiga icyasha kuko uri kurera nyine mu muhamagaro wawe niba harahamagariwe kuririmba uzitega abanenga ibyawe kuko twebwe dufite igikundiro ku Mana kuruta ku bantu kuko umuntu agukunda bitewe n'amarangamutima ye wakozeho rero nyuma y'amarangamutima hari igihe bakureka
aba bantu benshi batubwira ngo baradukunda nabo natwe tubwira ngo turabakunda, reka mbishyire muri iyo context, bituruka ku marangamutima yacu bakozeho. Burya nyamara abo batarabona urukundo rwa nyarwo, ariko baradukunda ko tuba twabahumurije, biba byakoze ku mitima yabo. Umunsi tuzagenda uko badashaka. Hari umuntu wanditse muri komenti aravuga ngo ndagukunda, ngo ariko izo ndi muvuga ngo njyewe ziransitaza zikangusha, kandi igisobanuro cy'uko ndi njye nuko mvuga ibyanjye. Ntabwo ukeneye kuvuga ibye, kuko ugomba kuba wowe. Yes, ngomba kuba njyewe. Noneho we ahise yirengagiza ko ari njye yumvaga, ko atari njye wamwumvaga. Niba ari njye yumvaga nanyumve nyine nk'uko ari njye, kuko igisobanuro cyanjye nyine nuko mvuga nkanjye. Yego, kandi ikiza kirimo nuko Imana iturema yatemye mu budasa. Imana ikunda ubudasa, ko njyewe ndi unique. Yego, tumutagana ku muhamagaro, ngushimiye ko dukurikiye, kandi ndifuza ko wandika comment aho hasi ikibazo ushobora kumva abazani seti twazaganira ubutaha ntacyo bitwaye, tukaba twaganira. Mu muhamagaro hari abantu bakubwira ngo twahamagariwe kurinda ubusugire bw'itorero, kurinda itorero. Baba bavuze iki? Aricyo bahamagariwe kurinda itorero, babivuze muri rya dini risanzwe, niryo bita itorero. Nibyo ngiye kwaza ngo itorero umuntu aririnda gute? Niryo babivuze mu buryo bw'idini risanzwe. Hari abantu mu by'ukuri baba b'umumaro mu murimo w'Imana, kandi ugasanga koko barwana no gukura igitutsi kuri ba bantu bakora umurimo w'Imana, kandi bikaba byiza. Urugero ni nka Yafeti na Shamu. Igihe Hamu yasangaga Nowa yasinze yambaye ubusa, Hamu yavugije induru, ariko Yafeti agenza umugongo. Nibyo koko se yambaye ubusa, kandi ku mwana biratangaje kubona se, ariko bo bagenza umugongo, bahisha ubwambure bwa se. Hari abantu bahamagariwe guhisha isoni z'ubwambure bw'abandi. Hari n'abantu bahamagariwe kuvuza induru. Icyo cyo sinemera ko ari umuhamagaro, ahubwo sorry nanjye gukoresha ikinyarwanda kibi, n'amahano aturuka muri bahamu bacu, reka mbyite gutyo, kuko mu muhamagaro umuntu agira Yafeti akagira na Hamu bagenza umugongo bagahisha ubwambure bwawe, kandi Imana iguhe Yafeti wawe na Imana iguhe Yafeti na Shamu, ariko umuntu mu muhamagaro agira na Hamu kuvugiriza induru, kandi ari umwana wawe waramubatije, waramubyaje ubutumwa, waramusengeye. Hari abantu bafite umuhamagaro wo gusengera abantu. Rero uwo wasengeye ashobora kukubera Hamu. Muzirinde namwe kubabera Nowa yahise avuma Kanani. Ko mu muhamagaro irinde kuvuma, kuko wa muntu wavumye hari igihe umugisha yari kuzabona, wari kuzakubera imbaraga. Yego. Anise, tugana ku musozo, ni igihe ki mu muhamagaro wanjye nshobora kuba nakoresheje amarangamutima cyangwa nakoresheje umwuka? Kuko abantu bakunda gukora ibintu mu muhamagaro barimo barakora, ariko hakazamo amarangamutima, bagakora amakosa menshi cyangwa bagahusha intego Imana yabahaye gukorera. Ni igihe washatse kumera nk'abandi. Igihe icyo ari cyo cyose uzashaka gutunga ibyo ntuza afite, ugashaka kugenda nka ntuza, ukambara nka ntuza, ukarya nka ntuza, ugatura nk'aho ntuza atuye, igihe icyo ari cyo cyose uzaba umeze gutyo, byica umuhamagaro wawe. Kuko hari ahantu mperutse kuba ndi umushumba, dusomera ijambo ryantangaje, bera b'Imana, sinari nzi ko riba muri Bibiliya. Nyine hari uburyo urisoma nturyumve. Igitabo cyo kubara 11, kubara 11 umurongo wa 33. 13:3. Iteka ryose iyo umuntu yifuje mu muhamagaro, ndagira ngo muntege amatwi mbere yo kuhasoma. Mu muhamagaro banza wige kwiyakira. Yego. Ubanze wige no kuryoherwa n'uburiwe, kuko twabitwaye muri context y'umuhamagaro w'imirimo runaka, atari cya kiringiro kimwe cy'agakiza cy'agakizwa. Hari ikindi hamagariwe gukora, hakaba imirimo duhamagariwe gukora nyuma y'agakiza. Mu muhamagaro habamwe igihe ushobora guhamagara ugakena, wahamagawe ugakena, kandi ufite umuhamagaro utungishije abandi. Hari igihe ushobora kubura umugisha, ariko ibiganza byawe bigahesha abandi umugisha. Ni igisobanuro cy'uko umuntu ashobora kurwanira igihugu. Abasivili bakamutwarana imodokari, kandi we nta modoka agira, yanazarita yarinda. N'umuhamagaro niko bigenda, ni igisirikare. Haravuze kubara 11:33, haravuze ngo inyama bakizishinze amenyo bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mugiga ikomeye cyane.
34 ngo aho hantu bahita Kiburoti hatava ngo kuko ariho bahambye abifuzaga. Nimva z'abifuza n'ukuri kw'Imana. Mu yandi magambo nushaka kubaho ukarokoka Kiburoti hatava mu muhamagaro wikwifuza kuba nk'undi, kuko niba Imana yaraguhamagaye uri ukuguru wishaka kwambara isaha y'ukuboko, yego, niba yaraguhamagaye uri umutwe wishaka urukweto, niba yaraguhamagaye uri ikirenge wishaka umusatsi, sibyo? Iyakire, wige kwiyakira, kandi mu ibanga ryawe mu muhamagaro jya usenga ubaza Imana ngo mpagaze aho nari ngomba kuba ndi. Ibyo bizagutera kunyurwa, kuko mu muhamagaro ikintu kitwica nuko tutazi ngo twari tugombye kuba duhagaze he. Noneho bigatuma ushaka guhagarara aho abandi batari, kuko utahaye agaciro aho uhagaze. Ariko iyo uzi aho uhagaze, sibyo? Ni bimwe mu Kinyarwanda tuvuga ngo iyo umuntu azi icyo ashaka ntafata icyo abonye. Niyo uzi uwo ushaka ntusinyara buri wese, sibyo? Rero mu muhamagaro ikintu kizarinda imitekerereze yawe kurangara ni ukugenda nk'abandi, kugenda uko utari, kwifata uko utari, wowe ukaba uwuriwe. Iyo ubaye uwuriwe Imana birayorohera kukuyobora. Niki umuntu udukurikiye cyangwa abantu baba mu matorero n'amadini bari mu mihamagaro itandukanye, wenda niki bafasha umunyamuhamagaro? Umuntu udukurikiye niki yafasha umunyamuhamagaro koko, niki yakora? Niba koko Imana yaraguhamagariye kurera, d'abord umuntu afite umunyamuhamagaro, ndabinginze abantu bahamagawe bakuze. Umuhamagaro wabo ni uwo mu murimo w'Imana, ariko mu bwenge bw'umuntu. Ubu bwenge bw'umuntu buri mu mubiri. Uyu mubiri wahuye n'ibikomere byinshi. Kumurera first of all bisaba kugwiza guca bugufi. Ca bugufi nubwo uruta ugiye guhugura, kandi ugwiza urukundo nubwo ukeneye ko n'ugiye kubwira agukunda. Ndagira ngo mbibutse ko mbere yuko uwo muntu akubaha ni umwana. Banza umwumve ko ari umwana niba ugiye kumufasha. Noneho wowe umwubahe mbere yuko akubaha, kuko ubundi icyubahiro cy'abakozi b'Imana tugihabwa nabo twagihaye. Banza wubaha umuntu ushakaho icyubahiro, kuko abantu benshi rimwe na rimwe bashaka ngo umuntu uhamagawe nonaha ahita akura ku rugero akora ibyo abantu basanzwe bamenyereye. Ni intambwe ku ntambwe. Banza urebe uyu muntu icyo mushakamo koko aragifite, cyangwa nkimubibemo nzakimusabe narakimuhaye. Ubundi kurera ntabwo ari ugusarura mu bimeze uwo mwanya. Kurera ni kimwe no kubiba. Harimo step yo kubiba, harimo gucogera, harimo kubagara, harimo kuhira, harimo kugenda ukicira no kugira gutakabamo no gusarura. Rero barekeraho gusarura mbere yo kubiba. Kandi imbuto zo zirahari. Imbuto ni uwo muhamagaro. Noneho nibagirira icyizere abahamagawe babarere. Rero iyo uri kurera urera kibyeyi, ntabwo ureresha inkoni. Yego, urera kibyeyi ntabwo ureresha inkoni. Dusoza kuri iki kibazo, reka tunasenga Imana. Anise, hari umuntu ukubwira ati yarahamagara mu muhamagaro, kandi kenshi bibaho cyane, kagakora amakosa mu muhamagaro bitewe n'umuhamagaro ndafite urimo ubukene, ugasanga uwo muntu arahamagawe ahora ari mu murimo w'Imana runaka yahamagariyemo, ariko niwe wambura abantu, niwe ubeshya abantu, niwe ugira gute, bigatukisha uwakorera. Ibi bintu bikunda kuba. Biba byaratewe n'iki? Ni ikosa kutihanganira umuhamagaro, ni ukutamenya umuhamagaro akajya mu bitari ibye, ugasanga yanze gukora, ari mu ivugabutumwa cyangwa ariko ntagakora. Ese gukora bivanaho umuhamagaro cyangwa umuhamagaro uvanaho? Kuri Patiri, gukora nabyo ni umuhamagaro. Ariko nta muntu Imana igihamagarira umushumba ari mu zindi business. Iryo kosa Imana ntiyanarikora. Agashumba afite n'ibindi akora. Ntabwo Imana yakora iryo kosa. Kuko nujya kutuganiriza ijambo ry'Imana uzatubwira iby'amakuru yo mu mirimo ubamo. Mu birayi wejeje. Nuza kutubwiriza uvuye Dubai uzatubwira ibyo usanzeyo, kandi si byo dushaka. Sibyo? Wa Dubai se uzamubwira ibyahe. Hari abantu bakwiriye kutubera aho tutari. Bamwe bajya muri business, nawo ni umuhamagaro. Gucuruza ni umuhamagaro, gukora mu mabiro ni umuhamagaro iyo uhubahiye Imana. Uwo nawo ni umuhamagaro. N'igishumba ni umuhamagaro. Hari ikintu gituma rero abantu bahemuka, ni ukuvanga imihamagaro. Icyo ni kimwe.
kabiri no gushaka kumera nk'abandi bya bindi ugahita uvuga ngo runaka ahamagawe inyuma yanjye none afite imodokari ntuzi aho yayikuye uko yayibonye nawe ukajya kuyishaka atuye mu nzu nziza ukiruka ujya muri ya yindi ukigana umuhamagaro w'uwundi kuko ushaka kuba nkawe ubwabyo ibyo biranyagisha bituma ushaka kurya ibyo udafite ugashaka kwambara ibyo utarabona ugashaka kurira aho utararira ugashaka kujya aho utagena bimwe twavuze ugashaka kuberwa utarambara burya tuvugisha ukuri hari abantu bajyaga batubwira ngo iyo ngo ngiye ngo mbone amafaranga rimwe ngo ndiha ngo kuko ngo mba mfite icyuho ngo ni ukwiha ngo ntumenye iby'ejo no nibonye amafaranga nibyo ukeneye inyama ariko ubanza urebe nizo ziri ngombwa koko ushobora no kurya dodo zikaguha ya vitamine yo mu nyama kandi umubiri ntugire ikibazo ahubwo mu muhamagaro iga gukoresha ibyo ufite mu muhamagaro n'uburyo ukora ushobora kuba uhembwa ibihumbi 200 ariko se niba uhembwa ibihumbi 200 ufite abana mu muhamagaro uri ku rwego rwo gukodesha inzu y'ibihumbi 100 banza ubirebe atuma umunyamagaro agomba kuba ahantu heza bajyaga batubeshya mbere ngo Imana ikubwiye ngo izagutuza i Kigali ngo genda ushake icumbi ku Ruyenzi ngo urebe muzarebe ibyo Loti yahuye nabyo yacumbitse aho wari Imana imujyanye i Kanani rero umuhamagaro murekeraho gushaka kuba nk'abandi niba ubonye umuntu runaka atwaye imodokari nawe ngo uyige ngo reka ta nshuti z'umusaraba ibisubizo nabyo biragerageza ndajya gusoza ikiganiro ngumva haje ikindi ibisubizo biragerageza ari igisubizo hare ariko ahitaza ikindi uyu muntu ukurikisha ko tusoza ikiganiro reka ati ikintu atakimenye niki cyambwira umuhamagaro wanjye akafite confusion ajya muri ibi mu bintu byose ukora habamwe ikintu kidomina ibindi rimwe na rimwe ushobora kugipfukirana ushobora kubona atari icyawe ushobora kucyanga ushobora kubona utagishobora ko ubundi umuhamagaro ukoreramo neza nuwo wagiyemo utinya burya gutinyuka gukora ikintu si byiza nko kukijyamo ugitinya iyo ukigiyemo ugitinya ushaka imbaraga zizabana nawe muri cyo ariko iyo ugiyemo ugitinyutse ugishakaho amakuru n'iyo ukigiyemo ugitinyutse ukirangariyemo ugipfiramo rero ari ikintu kidomina ikindi ureba ikintu kigenda kidomina ikindi akaba ari cyo ushyigikira uwo ni umuhamagaro wawe apana icyo ukunda kuruta ikindi ni ikidomina kuruta ikindi yego reka ngushimire ni Anicet Niyomugabo ni umukozi w'Imana ni umuyobozi w'urubuga rwa ijwi ry'umukanguzi dukunda kubana kenshi turimo turaganira ku muhamagaro iki ni ikiganiro dukunda gukora Anicet kugira ngo tuganire tumukunda kubana n'ababwiriza ariko tubanze tunatuze gato dushire gatoya tuvuge twitonze tumenyere hamwe ibintu abantu barabyumva bafite amakuru ahagije Anicet ndagira ngo tugana ku musozo ni izihe mvune zo mu muhamagaro zihari cyangwa biranagana mu muhamagaro urazivuze umera nk'umuntu uhonetse mu muhamagaro first of all hari abantu bakugira nk'agatebe mu muhamagaro umeze nk'igishyitsi cyo ku nzira cyangwa cyo ku murima bihanaguzaho ibyondo igishyitsi umuntu ufite ibyondo mu nkweto akihanagurizaho uwahinze agishyiraho urwiri isuka yakutse niho bayihonda ibuye ryo mu murima niho barishyira imbeba itashye itaha mu rwiri rwo ku gishyitsi imiswa ni ku gishyitsi unaniwe niho yicara ku gishyitsi we icyatsi kimeze mbere naho kubagara niho hagoranye niko umuntu wo mu muhamagara amera ariko kandi Yobu yaravuze ngo iyo cyumvisha amazi haleluya kirashibuka kikagira amashami n'ibibabi by'ibitontome kikongera gukomera mu muhamagaro harimo intambara we mbega umuhamagaro uvuna wivuga butumwa ugusaba kubwira neza umuntu ugututse usaba gukunda umuntu kwanga usaba kugirira neza umuntu waguhemukiye muhamagaro wivuga butumwa utuma umuntu adutuka tukamubwira ngo murakoze Imana ibababarire utuma dukunda abanzi bacu ni ikintu kigoranye abamwe imvune nyinshi ariko kandi izo mvune nizo mbaraga zacu bizatuma tunesha kuko murabizi neza ko ikivuna umugabo wari ibivuye mu byuya bye ni uba umunyembaraga yego urakoze cyane ndagira ngo ufate umwanya usengera abantu ariko kandi twibutsana ko iki kiganiro murumva hasi hari nimero za Anicet ushobora kumwandikira kuri WhatsApp ushobora kumuhamagara ntacyo bitwaye mukamwavuga ndagira ngo ugire ikindi uvuga ndakikurimo nurangiza usengera abantu
Imana ibakomereze mu muhamagaro bashe n'umuhamagaro wabo. reka mbibutse ko twese twahamagariwe kuba abizera muri Kristo. Nuba mu idini ritandukanye n'iryanjye cyangwa nkaba mu idini ritandukanye n'iryawe, ntabwo ari igisobanuro cyo guhangana no kurwana, ahubwo ni igisobanuro cy'uko aho uri ugomba kuba inkingi yaho, nanjye aho ndi nkaba inkingi, bityo tugafatira hamwe intama za Kristo mu rwuri rwa Kristo. Ikindi cya kabiri mu muhamagaro, ndagira ngo mbibutse ko tutarwana n'umuntu, turwanya n'ikibi kirwanya umuhamagaro wo muri twe. Niyo mpamvu nubona hari intambara umuntu yagushoyeho uzayitsinde, kandi gutsinda iyo ntambara bisaba kurekeraho kurwana n'uwo. Iyo ntambara kuyitsinda ni ukutarwana n'uwo muntu wayigushoyeho. Iyo rero utarwanye n'uwo muntu wagushoyeho iyo ntambara, intambara iguma muri we ntigere muri wowe. Ikindi nsoza, ndaza kwisegura ku bantu batwandikira kuri WhatsApp ntitubasubize, twababwiye umurongo. Iyi ni social media. Social media tukumenya bitewe nuko watwibwiye. Iyo twandikiye muri langaje runaka, ni ukuri ndakwihorera, kuko ngufata nk'umwe wadututse muri comment. Niba wadututse muri comment tumwihorera, nawe ukatwandikira utatwibwiye, hari nk'umuntu uhita umbwira ngo nshaka ko unsengera, akarekeraho. Nujya gusenga uravuga izina ryande, ntuzi ngo urasengera nde, ntuzi ngo urasengera iki. Hari nk'umuntu wambwiye ngo hari nk'abantu batwandikira ngo dusobanurire uyu murongo. Nshuti z'umusaraba, tubaze ku bijyanye n'ubugingo bwawe, ariko ku bijyanye n'ubumenyi mushaka kumenya, murindire mu byumvire mu ijambo turi kubwiriza. Kuko nk'ubu mfite message zirenga 60 zitubwira ngo twigishe hano. Mu by'ukuri sizajya muri Matayo ngo mpigishe umuntu umwe, njye no gufasha Zaburi mpigisha undi muntu umwe, njye no gufasha muri Yohana mpigisha undi muntu umwe, aho kugira ngo dufate icyigisho tujye kwigisha umuntu runaka. Byaruta aba bantu bari kutubaza ibyo tubasubiza mu nyigisho runaka tugiye kubigisha, byaruta bagategereza ko tubwiriza bakumvira kuri social media. Nukuri ntabwo tuzabona umwanya wo gusobanurira abantu buri cyanditswe bashaka ko tubasobanurira. Bihangana. Yego, urakoze cyane. Ikindi, kuduhamagara, ushobora kuduhamagara iyo utazi ngo turi gukora iki, ushobora gutinda kukwitaba. Kuko umurimo niba ari ivugabutumwa, birumvikana ko ushobora kuduhamagara turi mu rusengero. Niba turi mu rusengero ntituri busohoke kwitaba telefone. Niba turi mu buriri nijoro, banza umenye ngo uri guhamagara eske ntiyagiye no kwa muganga. Turi abantu bambaye umubiri. Uhaye message ashobora kuba ari no muri koma. Banza umenye ngo uwo ari mu kihege, ari mu ruhe, mu bihe bihe. Nubimenya gutyo bizatuma tutagucumuza cyangwa ngo nawe uducumureho. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Ndagira ngo ufate umwanya usengera abantu, Imana ibahishurire imihamagaro yabo kandi bagira umwifato ukwiriye mu muhamagaro. Kandi umuntu wahamagawe n'Imana, kimwe mu bimuranga aca bugufi, yumva abandi kandi yubaha. Yego. Indi mihamagaro, imihamagaro y'abandi. Yego. Imihamagaro y'abandi harimo kuyobora, harimo gukora iki, nabyo biri mu ntego y'umuhamagaro. Yego. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, tugushimiye kuri urukundo, tugushimiye ko waduhamagariye muri Kristo Yesu. Rangije utugabiza umurimo wawe. Umurimo waduhaye harimo wo kubwiriza, harimo kwigisha, harimo gusengera abarwayi, harimo ubuhanuzi, harimo kubaka, gusenya kurimbura, niko wabwiye Yeremiya. None ndakwingiza kugira ngo tubere amaboko. Uwo hamagaye wese uremerewe n'umutwaro umworohereze, utwakire mu izina rya Yesu. Dusabiye imigisha abantu mu muhamagaro, abagishumba tubatuyeho umugisha, kandi abahanuzi tubatuyeho umugisha, abigisha tubatuyeho umugisha, n'abahamagariwe kubera umugisha abakozi bo mu muhamagaro nabo tubatuyeho umugisha. Ni mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. Amen. Murakoze cyane. Kora subscribe aho hasi niba utarayikora, cyangwa abone na comment ukwe na show usangiza ahandi abandi ufite, biraba ari byiza. Mwakoze kwa natwe, Imana ibahe umugisha. Dushimiye umuvandimwe kuri kamera. Amen. Agubwe neza cyane. Jene Kwizera, Imana imuhe umugisha, ndetse nanjye ndabashimiye ku majwi n'amashusho. Shalom. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Nge nitwa Ndamukunda Patrick. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.